Mbazaniye agafilime keza cyane k'urukundo kajyanye n'umusore n'umukobwa bicaye ahantu ku gasima bari kwishimira ibyabo sinzi ibintu barimo, bari mu bintu by'amasatani by'ibidayimoni, urabona yuko ari abantu bari mu bintu byabo bari kwiryohereza, bari mu tuntu dushimishije twabo, batwereka aha ngaha ku rundi ruhande umukobwa uje afite agakeke mu muhanda mwiza cyane, umukobwa uri kuza yinyonga gahoro gahoro, muramubona afite agakeke, araza agera ahantu ku gipangu afata fone arahamagara, umuntu ari guhamagara ni sheri we, ariko sheri we ntabwo ari kumwitaba, kumbe dore sheri we ibintu yibereyemo undi mukobwa ari kumuca inyuma, reba aha ngaha urabona yuko yishimye ibintu arimo, sheri we ari kumuhamagara ariko ntabwo ari kubona telefone ye iri kumuhamagara, barakomeza bigira mu byabo ntiyabona yuko sheri we yamuhamagaye, barakomeza bigira mu masatani yabo, mu mico mibi yabo, ubundi umukobwa we arakomeza arahamagara ariko sigeze abibona, aramubwira ati okay, ariko nshaka ko twigira mu cyumba, ngo wait ngo ba witonze reka tugende tujye mu cyumba ibindi tubikorere mu cyumba, ngo hari ikibazo, ariko numvaga ni ukuri uri kungora kabisa, ko numvaga twahita tubisoreza aha ngaha, ngo yareka tujye mu cyumba ntaribi, bahita bafata inzira ngo bagiye mu cyumba ngo nabo bagiye kubisoreza, sheri we arakomeza aramuhamagara siyitaba fone, sheri we biramucanga, aravuga ati se kubera iki atari kunyitaba, nzi ko burya ahita anyitaba, sheri ahita afata umwanzuro yinjira atamwitabye, arinjira, akinjira arahamagara sheri siyamwitaba, arebye hirya ahita abona ishakoshi y'umukobwa, biramucanga ati se aha ngaha byagenze gute, umukobwa biramucanga ahita yinjira, biramucanze cyane, abonye ishakoshi y'undi mukobwa mu nzu iwe, aravuga ati se mu nzu ya sheri wanjye haje undi mukobwa, biramucanga ahita yinjira gahoro gahoro, ahita abona aha ngaha bari kwinjira mu cyumba cyabo bagiye mu bintu byabo bya mfurambi, gusa niba utagana subscribe ntacyakunze kuyikanda kugira ngo dukomeze tubane, byiza ugeze hano bwa mbere ugakanda subscribe ukinjira mu muryango mugari wabo, batwereka aha ngaha umukobwa yahise yinjira gahoro gahoro anyinyumba ngo arebe ibintu biri kuba, arangije mu kureba abona sheri ari kumuca inyuma n'umucuti wiwe, aha ngaha disi umukobwa yahise asa nk'ubabaye, avuga ati ye sheri wanjye koko niwe wankora bino bintu, undi ni inshuti yanjye koko, inshuti yanjye niyo banywezeho bino bintu, umukobwa arababara cyane, umujinya uramwica ahita yongera arakata arigendera, aramanuka gahoro gahoro ubona yuko ababaye cyane, araza umujinya uramwishe, arahagaze abuze ikintu akora, ateretse hasi keke ahita agenda, aramanuka aza aha ngaha ahantu mu kabati, araza atoramo icyuma, ahita atora icyuma aha ngaha, ahita afata icyuma gahoro gahoro, aza buhoro buhoro, n'umukobwa ndabona agiye gukora ibintu bibi, murebe umujinya ni mubi buriya ukoresha amakosa, umukobwa kubera umujinya mwinshi yafashe icyuma ngo aje kukibatera, arakomeza areba ibintu barimo, umukobwa araza ariko kujya kukijyana yo ngo ajye kukibatera, umukobwa umutima ukomeza kumubera impfabusa, umutima uramubuza, umukobwa biramunanira disi, reba icyuma ahita yongera agisubiza hasi gutya, umukobwa biramucanze ahita akata arongera arigendera, abafashe inzira aragenda, icyuma ahita agishyira aho ngaho nacyo cyarazanye, aba arayifashe arigendera, aba arasohotse n'umujinya mwinshi cyane, aba arasohotse ari kwigendera, ahita agira umujinya mwinshi cyane, kigera kuri na keke ahita yikijugunya gutya agitera umuntu, ngo sister ureba uburyo ngize, ibi ni ibiki nkoreye, ndi kwigira mu nzu, ibi ni ibiki ukozeho, reba ngo mbabarira cyane, ni ukuri n'ibibazo nari mfite ngo kabisa, ngo mbabarira, urumva ibyo bihagije, ngo ni ukuri muri stress nari mfite, kuko nari ngiye kureba boyfriend wanjye hariya nsanze ari kunca inyuma, ngo none ibyo ngibyo nibyo bitumye nkora bino bintu se, ngo ni ukuri mbabarira n'umujinya kabisa, sinabipanze kabisa kubikora, mbabarira cyane ntabwo nakongera, ngo ni ukuri ngusabye imbabazi, kuko mwagiye mugira ikinyabupfura, ngo ni ukuri ndakigira ngo nuko nsanze boyfriend wanjye ari kunca inyuma, ngo numva ndababaye cyane, sinzi niyo keke nanyimushyiriye ngo kugira ngo twishimane, none umujinya uranyishe gihita nyishyira hasi, umusore disi atajya umukobwa agiye kumusoma gihita wunguye ngo sorry ngo byihorere nta kibazo, ngo ni ukuri mbabarira pe, ngo mbabarira ngusabye imbabazi, ngo mbabarira we nta kibazo ndakubabariye,
umuhungu biramucanze arabona umukobwa ameze nk'umusazi byamucanze cyane. Ngo atoke nta kibazo, reka nihanagure nta kibazo, wowe nta kibazo ikomereza ibyawe. Umuhungu disi urabona ko afite umutima mwiza, ngo atoke nta kibazo, reka njye nikomereza ibyanjye. Umukobwa birakomeza iramucanga, umutwe utangira kumurya, avuga ati ngo ibintu mbonye bincenguye umutima. Ahita afata $3 ambwira ati kiranyaguye basi uyafate we witegure neza. Umusore ambwira ati nta kibazo na by'amafaranga byiworere. Umukobwa yamaye ku mbaraga, umukobwa nawe baragarutse arakomanga cyane n'ibibaraga byinshi, akomanga ngo ahita bagira ubwoba, avuga ati umaye ngo ndi kumva umuntu uri gukomanga, ngo ubu ninde, ngo ubu ntabwo ari umusheri wawe. Umukobwa biramucanze atangiye kuvuga ati bana yanjye ibaze isheri wawe abaye iriwuje, ngo Yesu ndabigenza gute noneho, ngibaza ari umukobwa ko dore kubera icyaha ni kibi kibateye ubwoba bose ibyo bari barimo barabiretsa. Ambwira ati ngwino witsimbe. Umukobwa arumva afite ubwoba bwinshi cyane. Umusore ahita afunga ibipensu, ahita aza kureba, noneho ahita aza gukingurira sheri we. Urebe atangira kugenda yitunganye kureba ibintu yari arimo. Reba ahangaha afite ubwoba bwo gukingura, umwana umfashe, ahita amukingura asanga niwe. Ngo sheri ngo umeze guteze ko nakubuze, ngo mbabara ngo gute naguhamagara inshuro zingana kuriya ntunyitabe, ngo wari uri mu biki ubundi byatumye nguhamagara inshuro zingana gute ntunsubize ntunyumve ntunanyitabe. Ngo ati nyine ubwo wenda fone nayisize hanze ngo ndabyibagirwa pe, ngo nyihanganira. Ngo yasibye ngo nkwihanganire, ahubwo siko mbona utameze neza hano wabaye iki. Umukobwa ahita atangira kureba ahangaha namucanga, atamubwira ati irashakoshi yariya ni iyande. Biramucanze bose birabacanze, bavuze ati mana yanjye ishakoshi twasize hariya idukozeho. Ngo mucete ngo imeze biteze, ahita azigize uburyarya. Ati ngo waje gukora icyangaha, ngo twari turi gutegurira surprise ngo kugira ngo wishime ubundi utuze nyine twishimane, twari turi gutegura aga surprise. Urebe kubeshya, akomeza aramushye ngo kumutegura aga surprise. Umukobwa kandi yababonye arisekera, aravuga ati okay niba mwe muri kuregura aga surprise nta kibazo byishimiye, ariko ndi kubibona ko mumbeshya. Mwese turakubeshyira iki koko shiri, subiza ko ngukunda ngo iki. Umukobwa agakwabwira ibintu yabonye ko abafashe kumuca inyuma. Uretse ngo kabiri kangaye mwifatanye mwebwe mukanegura surprise uri kumwe n'uwo nguwo. Mana yanjye yajya kwinjira, umukobwa agakomeza akamuhagarika, ati so agakobwa yumva imbere w'agakobwa we. Biramucanze aba arinjiye mu nzu, avuga ati mana yanjye wowe waratuvumbura, niba sinajya mu cyumba cyacu yikira twe turimo ahita tuvumbura, oya ngo tuza nta kibazo murakira ni bubone warakira watayimose, ngo ndumva hari Yerena ryanjye nasizemo. Ngerena biramucanze, iminsi y'umujura ni 40. Biramucanze ngo noye dutuze, reka turebe abantu bigana, niba aradufata cyangwa natadufata turaba dutomboye nta kibazo. Umana yanjye agashirika kagira akavuyo, ngo mwana ngo ndace karadufata, ngo dore karaje ngo dutuze. Baratuza bahita batajya kwirebanisha. Okay ngayino kote ariko niho ndikuye, ngase no kote ryagezemo gute, ngo birancanze nyine kandi ndabizi ko ari iryawe. Ngo ikote ryageze mu cyumba cya shiri wanjye gute, ngo agakobwa rero ndakuvumbuye. Urebe batangira kumaka, ngubwo wenda niho twasize ngo none rire naryo ahita berekerera. Ubwo sinzi uburyo ryageze wenda, uko ndumva nanjye amaherena yanjye yose nyafite, kandi mbona wambaye kumwe birabacanze. Bigati rero iri herena ndabizi ko ari iryawe, kandi dore wambaye iherena rimwe. Biramucanze cyane. Ngaho umusore atangiye kwibaza ati ndakora iki noneho. Batangiye kugiramo ubwoba, umukobwa arabafashe, ahubwo ateretse ku kimwe muri kumbeshya, ngo urifashe ngo uciye inyuma ngo kuri aka gashuti kanjye ngaka, ngo simurebe ibintu mumureye, ngo umugome, ngo muri abagome, ngo mwese ngo muri abagome mumve n'imbere nigendere. Umusore bose bafite ubwoba, umutima uri mu kibuno, bose bafite ubwoba. Rebe bana yanjye batangira kugira ubwoba, bagira ubwoba. Gusa monta ka subscribe kandi no film agakunze ubike kwikanda na like uyibuke. Umukobwa asohokamo ari kurera disi, arabimenye neza nuko bari kubaca inyuma. Ahita abona wa musore we yari yangiritse, ngo soni uracyahagaze hasi ndi kwitegura nyine tu, ariko nagusubiza ya mafaranga yawe wamaye kabisa, ngo yango nta kibazo rwose yagumane. Disi urabona umukobwa we ko nta kibazo cy'amafaranga yifitiye, ambwa ati nese nagufasha iki basi ubu ngubu.
ngo ni ukuri ngo birancanze nanjye ngo ikintu cyo gukora, ariko bari hano imbere kandi basi nshaka gufatiraho ifoto kugira ngo mbashe kuyiyashira uriya mukobwa namenye ko bari kumuca inyungu sana fone narimo mbigukorere. Urebe baravuga ati okay ndetse ko yadufashe tubabigenza gute noneho umwana ngo ubwo buranyishe ambwa ati ariko mana yanjye birancanze umusambwa ati none iturizo tuza ibintu bijyane make umbijyane make ubona batuvumbuye ngo turabigenza gute koko ubu ngubu ngo mana yanjye ngo noneho ndapfuye ngo mfite ubwoba ngo iturize ngo twigumane n'undi yagiye niba yabicetse bwa bicetse tuzatubasaba imbabazi sibyo ngo iturize kabisa. Umukobwa ntabwo ari kubyumva neza ko ashobora gutuza, dore umusore arakomeza arabimwumvisha. Mana yanjye umusore atangira kuhita yongera yifatira utuntu twiwe arongera yikorera utuntu bari barimo. Umusore nawe ariko ari kwitendeka ku gipangu, umusore afitemo imbaraga. Umusore ahita yurira buhora ahita ajya hejuru y'igipangu agiye gufata ifoto, murebe kumbi bahise babisubiramo nta n'ubwoba bagira. Umusore ahita afata ifoto bari mu bintu bibi. Urebe disi yiyi ndabwo dusubire mu cyumba twigire mu byacu. Bahita basubirayo, umusore arongera aramanuka cyane agiye kurebayo n'ubundi ni ifoto arayibonye ibintu bye bisubiye ku murongo. Urebe ahita ambwira ati dore ngiyi iyi fone irimo iriya foto ntarebe niba uyikeneye uraza kuyibona, dore disi aho ngaho umukobwa wamuhaye ifoto igaragaza ibintu abashiri biwe barimo. Ahangaho umukobwa biramucanze cyane arakomeza aribaza ati mana yanjye ndakora iki. Ahita ahamagara n'ushiri uriya mukobwa wambabarira ukaza ahangaha kwa wa mushiri wanjye ngo uvava cyane ko ndagukeneye umbabarire ubanguke cyane kabisa. N'ahangaha baravuga ati reka dukomeze twiganire wenda arabaza. Urebe ahangaha umusore arakomeza aravuga ati mana yanjye uriya mukobwa arantongoye kuko kuri iki gihe iyo mico murayigira. Mana yanjye inshuti yawe koko niwe wakorera ubugome nk'ubwo ngo atari ko nanjye byigize kumbaho gusa njyewe ntabwo nabyitwayemo nk'uko wowe ufite ibibazo byinshi cyane. Ahangaha ngo atari ko uriya mukobwa nyine umwihanganire buriya wenda wasanga yarakundaga umushiri wawe ntawamenya. Dore wa mushiri wa mukobwa baraje mu modoka bavuyemo, dore nguko avamo abaraje yihute cyane ngo ikikumpamagaye igitaraganya babaye iki ngo tuza gutasara byo kubwira ibiranga ngo nibiki mbwira vuba ngo uburyo umamagaye anga ibintu bibaye ngo nibiki mbonye umushiri wawe ari kuguca inyuma kuri sheri wanjye ngo kigora ukazana ibintu byo kubeshya ngo nukuri barimo hano barimo imbere mwanka ngo bizute wowe muri cyo kimenyetso ufite kinyereka ko ibyo bintu ari byo. Ahita amuriza fone ngo ngakira areba iyo foto nawe asanga nibyo. Mana yanjye asanze ari byo nawe ubwiwe biramucanze afite imbunda kumbi ni umusirikare birakaze. Ahangaha dukomeze afite imbunda abaragiye abayinjiyemo imbere aravuze ati noneho ngiye kwita ninjira turebe uburyo ibintu bari kunca inyuma uburyo ndabafata noneho. Ahita binjira dore umukobwa baraje arinjiye kabisa. Urebe umusore nawe aba arinjiye dore wa wundi we ahangaha aravuga ati ntiyahagararire biramucanga. Dore umusore ahita yinjirana umujinya mwinshi cyane ahita aza asanga baryamye muri saro bombi uko ari babiri baryamye muri saro bari kumuca inyuma koko nk'uko byavuzwe. Dore niko bimeze ahangaha birabacanga. Oh my god ngo mutubabarire pe murabo twe twapanze gukora bino bintu ngo dore ahangaha bagize ubwoba ngo niko ngo mana yanjye ngo ushiri wanjye raje aradufasha. Aha ngo niko brother ngo niwo nkoze bino bintu mana biramucanga mufate mashatanya babone hanze musoke vuba mugire vuba. Abasohotse bambaye amashuka dore disi barabasohoye bambaye amashuka. Rebe cyaburiya ni kibi zanditseho uzafatwa niba uzi gukora icyaha kandi nk'iki ngiki gishengura imitima ya benshi. Gusa barambwiye ngo murankunda we. Dore ahangaha batangira kwiregura ngo niko nk'umuvandimwe niyo munkoreye bino bintu bro umwana ngo ubugome bwawe ngo unciye inyuma ku mushiri wanjye ishakwa ngo umushiri we ntago agwagije ngo hari icyo agutwaye ngo nkoze ubugome ng'ubu ngubu nguzi ibintu unkoreye nzabikwishyura ngo dore n'aka kabici mani ngo niko gucwanishije n'abantu benshi mani gusa ubugome bwanyu ngo mwese
mugiye kwita wapi, ntabwo mvuze umwe, mvuze mwese mwinjiye muri iriya modoka mbasangemo, kandi ahantu mbajyaho ntabwo murayishimira. Uguma umugome ngo n'iki wanyimburanye kuko wo ku buryo ifata ukanca inyuma ku nshuti yanjye, noneho akarusho gakwamba barisheri basi naguye mu cyari ko mbabarira, ngo nkubabarire n'ubugome bwawe mbibasanzemo mukongera mukabisubiramo, urambabaje cyane. Ngo nuwongera kumbona ninjiye muri iyi nzu uzamenye ko sinzagaruka hano hantu, ariko icyo nashaka gukora nagikoze, ubwo byarangiye, ariko mbabarira sheri, ngo ndagukunda, ngo urankunda n'uburyo mbafasha mukongera mukabisubiramo. Aha sarabwa ati noneho uzi igisigaye, mwinjire mu modoka kwanza mugende, ndaje mbere ko mbajyana. Uriya musore akomeza yagarara ahangaha arabibona uburyo biri kugenda, mwembwa ati ngo basi wihangane nanjye nihangane, oke nta kibazo, njye reka nze mbajyane ubundi njye kubahana, ubundi nawe gendere nta kibazo, ubundi tubyihorere. Gusa ndababaye cyane ariko nta kibazo, ndihangana nta kibazo, ndi umuntu w'umugabo. Dore nuko ka gasore kamufashije gushaka amafoto karaza ambwira ati ariko ndabona umeze neza, ngo yameze neza nta kibazo pe, ariko ubu ngubu ngo nukuri ndababaye cyane, nubwo ndi kuvuga ngo meze neza, gusa ndababaye pe, ngo mana yanjye, gusa numvishaga yuko ningenda barita bongera bakabisubiramo, ngize ko nsanze babisubiyemo, ngo we wihangane pe, wihangane nyine uzashaka undi musheri, nta muntu bitabaho ibyo bintu, ngo twigumire hasi. Ngo ati oya ntabwo twaguma hano hantu, ntabwo ari iwanjye,